Injyana nziza cyane, ucyumva iyo njyana uhita umenya ko ari Bahati Bukuku. Indirimbo nziza cyane yise umewazidi wote cyangwa urabaruta bose. Amagambo yabo ese urayumva? Amagambo yabo, ayo magambo yabo ujye uyatega amatwi ukayumva. Tugambo bivugisha ibyo twumva buriya urabyumva. Ari amagambo birirwa bavuga ese ujye uyumva? Dore bajya bavuga ngo komeza uku nguku ntabwo nkubereye na gato. Akavuga kuba nakubona rwose ntabwo binkwiriye. Barongera bakavuga ngo uku nguku umeze n'ukuntu ntize amashuri menshi. Ayo magambo yabo ese ujye uyumva? Ayo magambo urayumva? Bajya bavuga ngo ntabwo mberanye no kuba mu nzu nziza nk'iyo ngiyo. Bakanavuga ukomeze uku ntabwo nkubereye rwose. Ntabwo bazi aho twahereye, ntabwo bahazi. Ntabwo bazi ibanga dufitanye, ntaryo bazi. Iyo bitegereje ayo mazu yose bo nta kintu baba bazi. Ntabwo bazi icyo nkumariye, ntacyo bazi. Iyo bakwitegereje ukuntu uteye amabengeza, ukuntu unejeje, ntacyo baba bazi. Bo ntabwo bazi ubuhanga bwanjye kuri wowe icyo bukumariye. Ntabwo bazi inama zanjye ko arizo zikugejeje aho ngaho. Ayo magambo yabo genda yumva. Ayo magambo yabo ntabwo bazi ko ubwenge bwanjye aribwo butuma ugaragara. Ntibazi ko amasengesho yanjye ari yakubeshaho. Ntacyo bazi. Ntibazi umwanya mfite muri wowe mu buzima bwawe, ntacyo bazi. Ntibazi ubuhanga bwanjye icyo bukumariye. Ntabwo bazi iyo ndimo ngusengera nta kintu baba bazi. Bo barandeba bakancira imanza, ariko burya ntacyo bazi. Bo baravuga ngo simberanye nawe, ibyo bavuga. Ntibazi ko amasengesho ngusengera ari yakuzamura mu ntera. Bo baravuga bakivugira amagambo yabo, bakavuga gusa. Baravuga amagambo yabo bakavuga. Minsi yose impumuro yanjye niyo gukomeza, ariko bo baravuga kandi nta n'ikintu baba bazi, bo barivugira gusa. Amagambo meza nkubwira iyo ugiye ku kazi, niyo mpamvu genda uzamurwa mu ntera. Iyo niyo mpamvu usanga no mu biro wubashywe cyane. Niyo mpamvu genda uhabwa imyanya myiza. Niyo mpamvu ubucuruzi bwacu bugenda neza. Bahati Bukuku, maneno yao umeyasikia. Amagambo yao baba bavuga ujiyumva, lakini wao tu hawajui. Inama yanjye ku bantu bose bubatse ingo kandi iminsi yose, inama yanjye ngiye guha abagabo bose kandi iminsi yose, iri jambo ntirikabure mu kanwa kanyu. Iri jambo ntirikabure mu kanwa kanyu. Abagore b'abandi bakoze byiza, ariko uyu mugore wanjye warabaruta bose. Rwose nibyo bakoze iby'agatangaza, ariko umugore wanjye arabaruta bose. Narababonye abeza benshi, ariko umugore wanjye warabaruta bose. Narababonye abeza benshi, ariko umugore wanjye arabahebuje bose. Abakobwa bose nabonye
uyu wenyine niwe ubahebuje bose. Narababonye abeza benshi ariko warabaruta bose, ndetse no mu bantu benshi bize yewe naramwitegereje mbona arabarenze bose. Yewe ntembere nkagera no muri za kaminuza nasanze uyu nguyu yabaruta bose. Ngiye no mu byaro ngatembera nasanze uyu nguyu yabaruta bose. Bahati Bukuku umewazidi wote cyangwa urabaruta bose. Burya urugo rugira ibanga rikomeye. Urugo urwo ari rwo rwose ruba rufite ibanga ryarwo rikomeye. Burya urugo rugira ibanga rikomeye. Burya umutima kandi ugira ibanga ryawo rikomeye. Buri mutima wose uba ufite ibanga ryawo kandi ibanga rikomeye. Umutima ugira ibanga rikomeye. Burya urugo kandi rugira ibanga rikomeye. Buri rugo rwose ruba rufite ibanga rikomeye. Buri rugo ruba rufite ibanga rikomeye. Umutima uba ufite ibanga rikomeye. Buri mutima wose uba ufite ibanga rikomeye. Yari Bahati Bukuku mu ndirimbo nziza cyane yise umewazidi wote cyangwa urabaruta bose.